Ndabashohoje njyewe ndi niyo Daniel nk'ibisanzwe uyu munsi muri video ya none mu kiganiro cya none mu nyemerere tuganire ku mwami w'amazi. Turabizi neza ko inyamaswa iyoboye izindi mu ishyamba ni intare, inyamaswa iyoboye izindi mu kirere turabizi ko ari kagoma. Ese inyamaswa iyoboye izindi mu mazi ni iyihe? Ese niki cyatumye ariyo bita ko ari umwami w'amazi? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Nkuhaye ikaze muri iki kiganiro rero. Niba uri umusangwa cyangwa se uri mushyashya utarakora subscribe, nagusaba kureba handitse subscribe ukahakanda ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Tudatinze rero reka twitangirire, ariko ndagusaba iyi video si ndende niri buze kukurambira kugira ngo wungukiremo byinshi. Birasaba ko wayireba kugera ku musozo wayo kugira ngo ukuremo byinshi kurushaho. Reka dutangire rero. Bakubaje bati umwami w'ishyamba ni uwuhe? Udatinze rwose ushobora kuhita usubiza uti ni intare, kubera ko intare niyo wumvishe kenshi ica mu matwi yawe ko ariyo mwami w'ishyamba. Kandi ibyo nibyo koko, intare niyo mwami w'ishyamba. Intare ibarizwa mu muryango w'ipusi cyangwa se cat family. Cat family irimo inyamaswa nyinshi zitandukanye, harimo iyo bita cheetah, puma, igisamagwe, ingwe, intare ndetse yewe n'izi pusi zo mu ngo zisanzwe. Ariko intare nubwo ari umwami w'ishyamba siyo nyamaswa nini mu ishyamba ryose, kubera ko inzovu irayiruta. Intare y'ingabo yakuze neza ishobora kugira ibiro 190. Ingore yakuze neza nanone nayo ishobora kuba yagira ibiro bigera ku 150. Mu gihe inzovu yo ishobora kuba yagira ibiro 5443 byose. Urumva rwose ko intare si nini rwose byumvikana. Inzovu irayikubye ndetse yewe igikubye inshuro nyinshi cyane. Ariko nubwo inzovu ari nini gutyo ntibiyigira umwami w'ishyamba. Ubundi kugira ngo intare yitwa umwami w'ishyamba biva ku buryo ihigamo ndetse yewe n'uburyo yitwara ku zindi. Intare mu guhiga kwayo zihigira hamwe, zihigira mu itsinda. Ibyo bituma rero inyamaswa yose ziyemeje ko zigomba gufata ziyifata kandi zikayifata neza kuko ziba ari nyinshi. Ikindi gituma intare itinywa n'izindi nyamaswa ngenzi zayo ni umutonomo wayo. Intare yitonomye izindi nyamaswa zose ndetse n'iziri hafi yayo zose zihita zitinya zikagira ubwoba, kubera ko urwo rusaku ruba rurenze cyane. Intare ni indyanyama, iri mu bwoko bwa apex predator cyangwa se super predator. Super predator cyangwa se apex predator ni inyamaswa zitagira izirya muri food chain. Food chain abize biology barabyumva neza cyane. Food chain twavuga ko ari nka systeme cyangwa se uruhererekane rw'uburyo ikintu kigenda kirya ikindi, kimwe kikaba ifunguro ry'ikindi. Wenda reka dufate urugero kugira ngo byumve neza. Reka duhere ku byatsi. Ibyatsi birahari. Impongo irya ibyatsi. Impongo nayo iribwa n'intare. Birumvikana ko intare ni apex predator. Urundi rugero, ururabo. Ufite ururabo. Ururabo ruriwe n'ikinyugunyugu. Ikinyugunyugu kiriwe n'igikeri. Igikeri kiriwe n'inzoka. Inzoka nayo iriwe na kagoma. Urumva kagoma ibaye apex predator. Nuko food chain iba yubatse ni gutyo bamenya apex predator ndetse ni na gutyo bayireba. Nkuko nabikubwiye ruguru, na kagoma ni apex predator. Kagoma turabizi ko ariyo mwami w'ikirere. Reka nayo tuyivugeho gake mbere yuko tujya ku mwami w'amazi. Mwibutsa gukora subscribe, share na comment. Kagoma ariyo mwami w'ikirere ni igisiga gifite imbaraga. Kagoma ifite imbaraga mu mababa ndetse yewe ifite n'amajanja afite imbaraga ndetse yewe anakomeye cyane. Umunwa usongoye ifite ndetse n'imboni n'ubushobozi bwo kureba kurusha izindi nyamaswa zo mu kirere, ndavuga ibisiga. Kagoma nicyo gisiga cya mbere gishobora kuba cyaguruka kikagera ku butumburuke bwo hejuru cyane. Ifite ubushobozi bwo kuba yaguruka ikagera kuri fiti 10,000, ubwo ni metero zigera mu 3,000 byose. Kagoma bivugwa yuko ishobora kuba yabaho imyaka irenze 40. Igejeje imyaka 40 bivugwa yuko ihita ifata igihe igafata amahitamo. Ibifite amahitamo abiri, ibifite amahitamo yo kwibabaza ikongera imyaka yo kubaho cyangwa se ikabireka ubundi igapfa. Muri ayo mahitamo abiri bifite, iyo ifashe amahitamo yo kwibabaza kugira ngo yongere imyaka yo kubaho, ifata igihe kitari gito ubundi ikajya kure ikarenga imisozi, ikagenda igashaka ahantu hari urutare rukomeye, ubundi igahondaho wa munwa wayo ukavaho, ubundi hakaza undi mushya
ubundi igafata za nzara na zikazikubitaho inzara zishaje zikavaho, ubundi hakaza inzara nshya, ubundi igapfura ya mababa yayo hakaza andi mababa mashya. Ubwo ngubwo iba yongeye ikaba nshya, bivuga yuko ishobora kuba yakongera ikabaho indi myaka 30 nyuma yo gukora ibyo, nyuma yo kuva muri ubwo bubabare bukomeye iba yishyizemo. Nakubwiye ubutumburuke kagoma ishobora kuba yaguruka ikageramo fiti 10,000, metero zirenga 3,000. ubwo urumva rwose ni metero nyinshi cyane, ariko igitangaje nuko ibiri aho hantu hose muri izo metero zose ikaba yabasha kureba hasi, ikabona n'urukwavu ruri hasi mu byatsi iri muri iyo ntera yose. Nicyo gitangaje kuri kagoma. Munyemere tujye ku kindi gice, nizere ko hari icyo wumvishe, hari icyo wamenye ku nyamaswa izindi zumva zigatitira, ku nyamaswa izindi zibona zigahunga mu ishyamba, ariyo mwami w'ishyamba ndavuga intare. Nizere nanone ko hari icyo wamenye ku mwami w'ikirere ariyo kagoma. Iki gice tugiye kwinjiramo noneho nicyo kigiye kudusubiza cya kibazo cyacu twahoze twibaza tuti, ese ni iyihe nyamaswa iyoboye izindi mu mazi, cyangwa se ni iyihe fi iyoboye izindi fi zose zo mu mazi? Iki kibazo, iki gice tugiye kwinjiramo nicyo kigiye kudusubiza kino kibazo. Ndagira ngo ntujye kure rero, gumana nanjye kugira ngo dukomeze tumenye byinshi. Amazi ni magari. Nibavuga ngo amazi ni magari, uzumve ko amazi ari magari. Kuri iyi si umubumbe dutuyeho ugizwe na 71% by'amazi, ahandi hasigaye hakaba ubutaka, ubwo ni 29%. Ayo mazi yose agiye arimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye. Abantu bacu babajije uti, ese ni iyihe nyamaswa ikaze mu mazi? Abenshi bashobora kuhita bakubwira bati ni ingona, abandi bati ni shaka, kubera ko izo nyamaswa ebyiri zombi nizo twakuze twumva mu matwi yacu ko zisa nk'iziteye ubwoba mu mazi. Twakuze batubwira bati shaka irakurya cyangwa se ingona irakurya. Ibyo babitubwiraga bari kudutera ubwoba mu gihe wenda twanze gukora nk'ikintu, bakagutera ubwoba bakubwira ati nutagikora ndazana shaka ikurye, cyangwa se ndahamagara ingona izikurye. Nibyo twakuze twumva mu matwi yacu ko bisa nk'ibiteye ubwoba mu mazi. Ariko se nibyo mwami w'amazi? Reka nkumare amatsiko nyikubwire. Ni inyamaswa nini ifite ubwenge buhambaye ndetse na tekinike zo guhiga bitazwi ku zindi nyamaswa zose zo mu mazi. Iyo nyamaswa nta yindi bayita killer whale. Killer whale ni apex predator cyangwa se super predator. Super predator cyangwa se icyo bita apex predator nakikubwiye ruguru. Nakubwiye ko ari inyamaswa ishobora kutaribwa muri food chain. Food chain nayikubwiye ni uburyo system iba yubatse, uburyo ikintu kimwe kibifunguro ry'ikindi. Wenda ibyatsi birahari, ibyatsi biriwe n'impongo, impongo iriwe n'intare, iyo ni food chain. Intare yabaye apex predator. Nibyo na killer whale ni apex predator. Wenda kugira ngo byumve neza, reka nkukorere food chain irimo killer whale. Reka dutangire. Ndagira ngo urebe ino shusho neza, uyirebe neza, urebe inyamaswa zirimo, urebe itangira ndetse urebe n'isoza. Iyo food chain uri kureba niyo mu mazi. Ndagira ngo urebe neza umenye uburyo killer whale ari apex predator. Iyo food chain uri kureba uri kubona akabanza ka mbere nicyo bita phytoplankton. Phytoplankton ni utunyabuzima duto two mu mazi. Utwo tunyabuzima bita phytoplankton turibwa n'icyo bita zooplankton cyangwa se zooplankton. Zooplankton ni udukoko duto nanone tuba mu mazi. Utwo dukoko duto bita zooplankton natwo turaza kuribwa n'ifi bita herrings. Izo fi bita herrings nazo ziraza kuribwa n'ifi bita yellowfin tuna. Yellowfin tuna iraza kuribwa n'iyo bita blue shark. Blue shark ni ubwoko bwa shark, nabwo turaza kuburebaho mu nyuma, turaza kureba amoko ya shark mu nyuma. Iyo bita blue shark nayo iraza kuribwa n'iyo bita great white shark. Great white shark niyo iraza kuribwa n'iyo bita killer whale. Urabona ko killer whale ariyo ishoje food chain cyangwa se ariyo ije kumera za food chain. Nizere neza noneho ko waba usobanukiwe ko killer whale ari apex predator cyangwa se super predator, uko wabyita kose. Killer whale ishobora kuba yakura rwose ikaba nini cyane mu ngano. Wenda reka turebe twifashishije imibare yabaye recorded ku ngano za killer whale. Imibare iri hano baratubwira bati killer whale y'ingabo yakuze neza ishobora kuba yagira ibiro bigera ku 600, ubwo ni tone 6 zose. Ubwo urumva rwose ni inyamaswa nini cyane. Ingore nayo yakuze neza, bavuga yuko ishobora kuba yagira ibiro
3,719. ubwo urumva rwose ni inyamaswa nini cyane rwose mu biro pe. Inyamaswa y'ingabo ya killer whale yakuze neza, bavuga yuko ishobora kuba yagira metero zigera ku 9 zose mu butambike, ikaba yagira metero zigera muri 2 mu burebure bwayo uvuye hasi ukagera hejuru. Urumva rwose ni inyamaswa nini cyane. Ariko niwumva mvuga ko killer whale ari inyamaswa nini cyane, ari ifi nini cyane mu mazi, nuze kugira ngo niyo fi nini ibaho mu mazi yose. Yego ni umwami w'amazi, ariko siyo nini mu mazi. Yego n'intare ni umwami w'ishyamba, ariko nayo siyo nini mu ishyamba ryose. Hariyo bita blue whale. Blue whale niyo fi nini cyangwa niyo nyamaswa nini ibaho mu mazi ndetse no ku butaka. Birumvikana ko blue whale irayoboye mu bunini, haba mu mazi ndetse no ku butaka ndetse yewe no mu kirere. Iyi blue whale yakuze neza, bivugwa yuko ishobora kuba yagira ibiro bigera mu bihumbi 190 byose, aho ni mu ngano yayo. Ikaba yagira umutima wonyine upima ibiro 450. Urumva rwose mu biro ni inyamaswa ndetse ni ifi nini cyane rwose. Mu burebure ishobora kuba yagira metero zigera kuri 30. Ni ndende cyane rwose. Kugira ngo wumve buno burebure bwayo, reka tubugereranye n'iyi inyubako ya Star Tower. Star Tower turabizi twese niyo nzu ya mbere cyangwa niwo muturirwa wa mbere mu Rwanda muremure, ifite metero zigera kuri 90. Kugira ngo wumve neza buno burebure, noneho fata ino blue whale uyifata uyirambure kuri Star Tower. Twavuze yuko ifite metero zigera kuri 30. Birumvikana niba Star Tower ifite metero zigera kuri 90, uramutse uyigabanyijemo 3, wasanga ko blue whale ari 1/3 cya Star Tower. Uramutse ufashe ibino blue whale ukayirambura kuri Star Tower, wasanga igera muri 1/3. Iyi blue whale cyangwa se uyite baleine blue whale niyo fi nini ibaho mu mazi yose, ndetse ni nayo nyamaswa nini ibaho mu mazi yose. Si mu mazi gusa, ahubwo ni nayo nyamaswa nini ibaho kuri uyu mubumbe dutuyeho. Niyo ya mbere ibanza ikanikurikira, ariko iyo siyo twariho, ahubwo twari turi kureba killer whale nk'umwami w'amazi. Killer whale mu guhiga kwazo zihigira mu matsinda neza nk'uko intare zijya zibigenza. Muri uko guhigira mu matsinda, ikintu bizifasha ni uko umuhigo wose ziyemeje birangira ziwugezeho, kubera ko nyine ziba ari itsinda, ziba ari nyinshi. Bituma rero ikintu ziyemeje gufata zigifata kandi zikagifata neza. Inyamaswa zo mu mazi zose cyangwa ifi zose zo mu mazi zitinya ino killer whale nk'uko dutinye itegeko. Ino killer whale nta nyamaswa n'imwe cyangwa ifi n'imwe yo mu mazi itinya. Iyo bihuye zose zirahunga zikiruka, kubera ko iyo zihuye nino killer whale nitinya kuzataka. Nashaka tuziho igitinyiro, shaka tuzi ko kitinwa n'izindi nyamaswa zo mu mazi. Iyo ihuye n'ino killer whale iriruka igahunga, kubera ko ino killer whale niyayirebera izuba, cyane cyane ubwoko bwa shark nka great white shark, tiger shark, blue shark, bull shark, whale shark ndetse n'ubundi bwoko bwa shark navuze aho ruguru. Ino killer whale ishobora kugendera ku muvuduko wa kilometero 54 mu isaha. Urumva rwose umuvuduko irawufite, iriruka cyane. Zino killer whale zikunda kuba ahantu hakonje cyane, zaba mu nyanja zose, ariko ahantu hazwiho gukonja cyane. Munyemere nsoreza aha, nizere neza wenda ko hari icyo waba wakuye muri iyi video. Iyi video niba yakunejeje cyangwa hari icyo yakwigishije, nagusaba gukora share no ku nshuti zawe nazo zikabasha kuyimenya. Njyewe ndi niyo Daniel rero mwabanye, ndagushimiwe wafashe umwanya wawe tukaba twabanye kuva ku munota wa mbere w'iyi video kugera ku musozo wayo. Shimira nawe by'umwihariko wafashe akanya kawe ugakanda kuri subscribe. Kuba wakoze subscribe ni by'igiciro ndetse kinini cyane. Nakoze cyane. Munyemere tubane muri video ikurikira.